Imana yarebetse kuri ino video. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abe ari we wiringira, nawe azabisohoza. Rimwe na rimwe hari igihe twibwira ko twizera Imana, ariko koko tutabikora. Hari ibintu dufata runaka tukibwira yuko ibishoboye, ariko hari n'ibindi tugeraho tukumva ko itashobora. Kubera iki? Bitewe n'ukuntu amaso yacu aba abibona. Hari ibihe tugeramo tugatangira kwibaza ati ubusubuko ku Mana, ibintu koko bizakunda. Aho ngaho tuba twamaze gutsindwa, kuko tuba twatangiye gushidikanya. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, ukanda abe ari we wiringira, azabisohoza. Hari igihe twiringira situwasiyo turimo cyangwa se ibihe turimo, ibyo birimo kutwereka, tukizerera muri ibyo bihe. Ndaguha urugero, Imana ishobora kukubwira yuko wenda izakugirira neza, ariko ukareba ugasanga nta nshuti muziranye byibuza ifite aho yigishije, ababyeyi bawe ntaho bigejeje, muri famiye yawe nta n'umwe ufite ahantu yigejeje, muri make ugatekereza ahantu Imana izanyuza ikintu yakubwiye, ukahabura. Ugatangira watsi ibintu kuko bizakunda. Aho ngaho ntabwo uba wikoreje Imana urugendo rwawe, uba urwikoreye. Ikoreza Imana urugendo rwawe, bivuze ngo bifate byose ubyikureho, ubisunikire ku Mana, uvuge ngo Mana ndabiguhaye, byose ni ibyawe, nizereye muri wowe, ni wowe cyangwa ni wowe, nta yandi mahitamo mfite. Ntibite kuko isi iri kukwereka ibintu bimeze ubu ngubu, ntibite kuko abantu bari kukubwira, ntibite kuko wowe wireba ukibona uko umeze uko nguko, wibyitaho, oya, ahubwo ita kuko Imana yakubwiye, wibikeho isezerano ry'Imana. Imana yo ubwayo yaratwibwiriye ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ni amahoro si ibibi. Imigambi y'Imana kuri twebwe ni myiza, ntabwo ari mibi. Ahubwo ikitugora tw'abantu ni ukwihanganira igihe bizafata kugira ngo ibyo bintu by'Imana bisohore. Imana ntikora mbere y'igihe, ntinakora nyuma y'igihe, ahubwo ikora mu gihe cya nyacyo. Bivuze ngo ugiye kwizerera mu gihe cy'Imana, ukibwira ko igihe yateganyije ari cyo gihe cy'ukuri kandi cya nyacyo. Imana itwongerera imbaraga zo kuyiringira kandi no kuyitegereza. Shalom.